hari ikintu cya mbere ni ukurota ubona umuntu ateruye umwana ariko amuholdinze neza imbere yawe, amukikiye ariko ukabona ko aramufasha, aramubumbatiye, ahagaze imbere ntacyo arimo avuga. Bisobanura ngo urya muntu yamenye urugamba urimo, agushyize ku mutima we. Iyo ni inzozi ya mbere. Kabone nubwo wabona utamuzi cyangwa se ukabona arasa n'umwanzi wawe wa kera, ariko afite umwana aramukikiye, ariko kwa gukikira ubona ko afite n'imbabazi n'impuhwe n'urukundo. Menya ko uwo muntu aje ari amaboko yawe. Iyo ni iya mbere. Ndabwira 10 ntacyo bitwaye. Iya kabiri ni ukurota ubona umuntu aguseriva, aguha ibyo kurya, ibyo kunywa, guhereza nyine ari muri service, ukabona ko protokole ye yibanze kuri wowe. Inzozi nziza cyane, nashaka bari yarayo, nashaka bari batekesha, kurota umuntu aguha icupa ry'amavuta. Abayo kurya, abayo kwisiga, niba yo kwisiga nta mweru uzagira, n'abayo kurya nanone biriye neza imbere nta mweru ugira inyuma. So uvuga ngo aguha amavuta, uwo muntu ni amaboko, n'imbaraga, n'ubushobozi, n'icyerekezo cyawe, aje kugushyikira mu bintu wacagamo, aje kugira ngo ugire za mbaraga z'ubuzima. Yes. Yego. Inzozi nziza cyane. Hari akandi kantu nkunda, iyo nzozi buriya kurota umuntu arimo akongorera, kagushyira kurara kugira amagambo mu matwi, bisobanura ngo n'umunyebanga wawe buriya naho utarahakubera. Yego, akwitaho. Banahagurutse kuvuga nta n'uwagira icyo avugaho. Yego. Nta waguhagurukira ngo yifatanye nawe. Ntabwo bikunda ko yarusa akongorera. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Usuje nkwifurije ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo. Hano ni ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turabashimiye mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu, abakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Tugeze ku muryango mugari w'abantu 80,000 hafi na 2. Byose ni ukubera mwebwe abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda. Imana ibahe umugisha cyane, turabashimira. Amazina yanjye nitwa Jerry, ndi kumwe na Mushumba. Waramutse neza Mushumba? Naramutse amahoro, ndashima Imana, nongeye kunezerwa, nshimira abantu bayo bose, nkomeza gutabariza wa muvandimwe w'umunyeshuri. Nibwira ko buriya sinongera kubiririmba, buriya wumvise yarumvise. Imana ibahe umugisha, nawe ndagushimira cyane. Nongera kuvuga ngo bakozi b'Imana turi kumwe, umurimo urakomeje, ntimugire ubwoba, muhangayike, ntimutinye, kabone nubwo wabona isi ikugwa nabi, ariko Yesu ari mu ruhande rwawe. Jerry, murakoze cyane kumikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries. Urakoze cyane nawe Mushumba. Tudatinze reka tujye mu cyatuzanye uyu munsi.
ejo twabonye impuguro zikomeye aho watwerekaga ko umuntu uri muri kumwe ushobora kuba umwibeshyaho ukamwita inshuti ariko we atari ko abibona ahubwo uri kumwihomaho we afite icyo agushakaho yego ni ibimenyetso waduhaye ariko uyu munsi nagira ngo nyine urumva watubwiye ko inzozi ni ubuzima kandi ni na message direct y'Imana ariko hakaba abantu bose batabasha kuyisobanukirwa kandi abantu bose bakaba badafite impano yo kuba babisobanura. Ibyo tumaze kubimenya ariko se mushumba mu bantu baturi imbere bijya bibaho ko umuntu ashobora kutubera amaboko cyangwa se akatubera igihombo bitewe n'uko ashobora kuza yigize ukuntu atari ko twabitekerezaga bikaba byatujyana ahantu habi ari mu gihe twarose inzozi runaka twabonye ibimenyetso runaka ariko ntitubashe kuba twabisobanukirwa. Ese hari inzozi zaba zihari ku buryo zatwereka ko uvuga uti n'indoti ibi ngibi bisobanuye ko umuntu ndi kubona imbere yanjye ashobora kumbera amaboko cyangwa se akaba yambera icyakwangiza ibyo nagezeho? Urakoze cyane. Urakoze Mana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ntabwo ari njye usobanura n'umwuka wawe wera Mwami, ndasabye kugira ngo umwuka wera w'Imana amanuka mfashe kandi byose Data ubikore neza, ubikore kwiyubahisha bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Birashoboka, zirahari. Ikintu cya mbere kugira ngo babyumve ko uwo muntu aje ari amaboko, urabona kubera guhura n'abantu babi cyane byatumye tugira urwikekwe. Uravuga ati se undi uje we atandukaniye n'uwabanje? Yego. Se ubundi wazanye iki? Soro zirahari. Ikintu cya mbere ni ukurota ubona umuntu ateruye umwana ariko amuholdinze neza imbere yawe, amukikiye ariko ukabona ko aramufasha, aramubumbatiye, ahagaze imbere ntacyo arimo avuga. Yabisobanura ngo urya muntu yamenye urugamba urimo agushyize ku mutima we. Iyo ni inzozi ya mbere. Kabone nubwo wabona utamuzi cyangwa se ukabona arasa n'umwanzi wawe wa kera, yego, ariko afite umwana aramukikiye, ariko kwa gukikira ubona ko afite n'imbabazi n'impuhwe n'urukundo, yego, menya ko uwo muntu aje ari amaboko yawe. Yego. Iyo ni iya mbere. Ndabwira 10 ntacyo bitwaye. Iya kabiri ni ukurota ubona umuntu aguha ibyo kurya, ibyo kunywa, guhereza nyine ari muri service, ukabona ko protokole ye yibanze kuri wowe. Yego. Uwo muntu uje ni amaboko yawe, arashaka kugirira neza. Wifata amateka y'abaguhemukiye ngo nawe uzamuhirike. Yego. Oya, aje ari amaboko yawe. Ni amaboko yawe pe akomeye, akaguseriva ibyo kurya ariko nturyeho, ukabona kwitaho service n'iki, ugakanga ko utarabirya, kuko nukanga ko wabiriye n'uburozi. Cyo mubwira buri munsi abantu banyumve. Icya gatatu ni ukurota ubona umuntu arimo akubura inzu yawe cyangwa wahozemo. Inzu yawe cyangwa inzu wahozemo, akaza umuntu akayikorera amasuku, akubura, asohora imyanda, akora munsi y'igitanda, mbere ukabona ko ari kwekipa inzu ye mu buryo budasanzwe mu nzozi. Ariko urya muntu aje ari amaboko yo kuzaguhanagura imyanda yose abantu bagushinze. Kandi uko burya nabikubwiye inshuro 3, Imana ntishobora kurema Yuda hatariho Simoni na Petero. Simoni na Petero. Yuda ukugambanira, Petero kwihakana, yego, nuriya mugabo watwaje umusaraba Yesu. Abo mu mateka ya muntu babamo. Yego. Rero uyu nguyu nawe nuje kugutwaza umusaraba, ko yinjiye mu nzu niyo dutindamo, nubwo ubona twirirwa amanywa dukora ariko tubura dutinda mu nzu. Yego. Ubundi ahantu batinda ni hamwe, mu nzu, mu buriri no mu kazi. Yego. Urumva rero Simoni ntashobora kubura, hagomba kuboneka Yuda uzaguhesha umusaraba, hakagaragara Petero uzakwihakana ati sinkuzi kubera ibibazo ugiye gucamo, ariko hariho Simoni gutwaza umusaraba w'umunyesirene. Tanazi abayuda bagutereranye,
abagaraga bagutereranye, abo mwakoranye bagutereranye, abo mwabanaga bagutereranye, hakizana umunyamahanga avuga ati nje gutura umuzigo runaka. So rero kubonamwe ko buri nzu kibisobanura. Yego, ni byiza. Uzi ko harimo abantu bajya banga kuba bahura n'ibibazo bakabyitotombera. None Intambara nyinshi nagiye ngira, si nyinshi cyane ariko dukeya nagiye mpura natwo. Twazaga duhetse ibisubizo ntari kuzabasha kugeraho iyo nza kuba ndi muri comfort. Yes. bugomba kuba uri umurwanyi. Ugasanga ukarwana ugiranye kontara n'umuntu nyine ntibigenze neza, nta kwishyura igihe yari kuzakwishyurira, utangira kwitotomba, ariko nyuma yaho bikagenda bicamo neza. Birakunda byanga byakunda. Abagabo batatu ntibabura mu buzima. nayo hano yavuze ngo benza dusangiye amakuba, ubwami no kwihangana. uwo ari we wese dusangiye ubwami, amakuba no kwihangana. Siko hari igihe wagirana umuntu na kontara runaka akakubwira rero amafaranga ntabwo ndi kubasha kuyabona, ariko mu rugo haparitse imodoka ntacyo ndi kuyikoresha, waje ukaba uyigendamo, si wari kuzayibona? Ariko kubera cya kibazo cyabaye umubaniye neza muri icyo kibazo, bitumye gutekereza akavuga ati no, ngwino uyifate nta kibazo. Nibyo mba nkubwira. Hanyuma ikindi ni ukurota akuzaniye inkweto, bisobanura inkuru nziza kandi no kuba ugiye guhindurirwa akazi ukora. Wamubonye araje akuguriye inkweto ariko nziza, cyangwa arazikwambitsa guhindurira inkweto atari ibinyuzi. Inkweto zashaje niko bazita. Reka nimwereka TV kandi ariko genda umusaza ntago nakanywa abandi. Yego. Iyo akuzaniye inkweto, uwo muntu ni amaboko. Turi kuvuga ku nzu zivuga ngo nurota uno muntu ni amaboko Imana ikuzaniye witinya. Yego. Inkweto zisobanura inkuru nziza, iterambere, kutabazwa ibirenge no kugera aho ushaka. Uwo muntu wimwigizayo, wimubabariza umutima, ni washaka akubera amaboko. Ikindi, inzozi ya gatanu ni ukurota umuntu agukingurira urugi. Urubu rw'imodoka, urubu rw'inzu, urubu rw'isoko nini, ariko urumva umuntu ukingura abagukinguriye imigisha. Rero ko umuntu agukingurira haba iwe, haba ku modoka, haba mu nzu, kandi utanayigira ukabona aragukinguriye, biravuze ngo Imana iguhaye amaboko agiye kukwinjiza mu yindi destination utari ufite. Imana iguhaye amaboko yo kwinjira ahantu hari hakinze, hari hakoraniye, kandi urufunguzo uwo muntu ararufite, Imana ikuzaniye rukwinjiza mu kindi kirere cy'ubuzima. Yes. Hanyuma buriya inzozi zigira yayo. Kurota umuntu aguha lift kandi ukabuze ko nta imodoka agira. Umuntu aguha lift. Yego. Umuntu atse ko natunze imodoka, uwo nabonye lift ko atagira imodoka, ataba n'abadayimoni. Inzozi erega inzozi ni ahazaza. Sahuri sahahise ni ahazaza. Nzivuga ariko akaba cyo kwita fitire proche. Ubwo ni ibyende, ni hano ariko hafa. Ni hafa ni ahazaza ariko hari bugufi. Nibiri kure. Hanyuma inzozi nziza cyane, nashaka bari rayo, nashaka bari batekesha, kurota umuntu aguha icupa ry'amavuta. Abayo kurya, abayo kwisiga, niba yo kwisiga nta mwe ruzagira. N'abayo kurya nanone yuriye neza imbere nta mwe rugira inyuma. Yego. So ruvuga ngo aguha amavuta, uwo muntu ni amaboko, n'imbaraga, n'ubushobozi, n'icyerekezo cyawe, aje kugushyigikira mu bintu wacagamo, aje kugira ngo ugire za mbaraga z'ubuzima. Yes. Yego. Inzozi nziza cyane. Hari akandi kantu nkunda, iyo nzozi buriya kurota umuntu arimo akongorera, kagushyira kurara kugira amagambo mu matwi, bisobanura ngo n'umunyebanga wawe buriya naho utarahakubera. Yego.
akwitaho. banahagurutse kuvuga nta n'uwagira icyo avugaho. Yego. Nta waguhagurukira ngo yifatanye nawe. Ntabwo bikunda ko yarosa kongorera. Ikindi kurota ari mu murima wawe, akarima k'igikoni, muri jaride, se ari mu murima runaka ukabona ari mu bintu byawe, nubwo ubona ahagazemo akora, biravuze ngo ni support yo kubona umusaruro. Hari umuntu ukuyobora ahantu ukagira umusaruro wa mugabo. Cyanyuma ngiye gusorezaho. Yego. Hug. Kuguhobera. Atitaye ku cyo wambaye ukomeze wakakugwamo wese. Yego. Akaguhobera kandi ukumva uraruhutse muri wowe. Menya ko uwo muntu aje amaboko yawe. Yego. Ntabwo ikigeragezo. Ni amaboko. Ni ukuvuga ngo iyo tuzigarutsemo twagira ngo twerekane ya maboko. Yego. Buriya akenshi mu buzima tugira abantu baza kutwambura amaboko, kandi bakaza mu ishusho y'uko ari inshuti cyane, bakanaza hamwe buzura umwuka wera, abandi mu nsengero, abandi hehe, ukabona nyine yakwitayeho, ariko by'ukuri si amaboko yawe. Yego, kuko birababaje cyangwa biranatangaje kuba uvuga uti runaka na runaka babanaga mu nzu, ariko ubu aho umwe aciye undi yahacisha umuriro, cyangwa se ntibavuga rumwe, kandi abantu bazi ko mwahoze muri umwe. Kuvuga ngo mbere, ahubwo hari ibintu utamenye mbere ya byose ujya kwemera. Birumvikana, agenda byumva, hari ibintu baramaze kwadopta muri wowe, ariko by'ukuri inzozi 10 nababwiye, ya mbere kurota umuntu ateruye umwana imbere amufasha amuhorodinze mu buryo bwiza. Kabiri, kurota umuntu aguseriva ariko ntubiryeho. Kabiri, gatatu, kurota umuntu arimo akubura inzu yawe cyangwa ayikorera isuku. Kane, akuzaniye inkweto nshyashya. Ni inkuru nziza kandi ni nacyo cya mbere. Anakwambika imyenda, of course birumvikana, no gufungurirwa ibirere by'umugisha, agukingurira inzu. Open the door y'inzu yawe nziza ukayijyamo ntahibagiwe n'ubundi. Ikindi, aguha lift mu modoka, aguha icupa ry'amavuta. Kurota umuntu akongorera ari muri jaride yawe cyangwa umurima wawe, no kurota umuntu aguhobera aguhahaga. Izo nzozi zose ntabwo zerekana ko ari umuntu utarabona. Ubu icyiza cy'izi nzozi ni uwo muntu wabibonye ugiye kubikora. Uwo nguwo warose n'ubundi, ariko ni uwo nguwo, nta bango yashaka abandi new direct, kandi Imana ikagukorera ikintu gikomeye. Kuzanira inkweto nshyashya, guseriva ariko nturyeho, byose ntubiryeho. Yego. N'imyambaro ntunawe yambara, ahubwo buri yambaro igiye. So rero izo ni imbaraga zerekana ko hari abantu baje mu buzima bwawe bafite amaboko yawe, utagomba guheza, utagomba gutinya, utagomba guhamukamo. Yego. Ubundi se Mushomba, tugana ku musozo, ku nzozi ibyo wenda turabyumvise, kandi ubundi umuntu nkwiye kwitaho, umuntu nkwiye kwitaho ninde? Aba bose nakubwiye, ariko ukuntu bitaho ugenda uro experience zabo. Yego. Sibyo? Aba bose ugomba kubitaho ko nabakubwiye. Ashobora kuba ari umuntu umwe uje ibyo bintu, kandi cyambere kurota inzu zimwe yonyine gusa, soma ngo cunzo zihurutu imwe muri izo ibihagije. Yesu akaba ari mu ruhande rwawe. Yego. Muri make wasuwe n'ijuru n'Imana, Imana iguhaye amaboko. Menya kuyabyaza umusaruro. Urakoze cyane. Amen. Amen.